ndamwizeye ndamwizeye byazakora byose ndamwizeye ase urabuka bari gutegura buzabera ikuzimu buzabera mu ijuru nize ko butazabera hano kwisi niba ira hano kwisi bizagenda bite ese uzakomeza kubiza no mu gihe azaba yamaze kugira mu rugo n'umugore Soso ntabwo yarekura ese ko rikomeza kwizirika ku bintu mbona neza ko byagusize wowe abantu bari mu bukwe ngo Debena azaba hari ngo ninde no Bruce Melody ngo azaba hari ngo kuriya rero Soso kuburiya nawe hari ukuntu wagira hanyuma bikagira bigahita bigira buriya we ntabwo nyine urasa n'ingoma yego shaje cyane bakabiri ukuri gushaka telefone nimbi yego ukoze duhudo ariko njyewe ibisanzwe ndimo ndavuga nyine n'ababandi tugomba gutegura ese ko tari kusoka cyane yenda sangira ndashimishije yego ndago gitangira kandi ikindi ntabwo mfite ubugira jewe beya ko mushaje barameneka kandi tukiri abasore twarabishoboresha rega mama yagiye amaze gusaza kwa pere kusomye gatatu wabibonye mbega ni ukuvuga ngo ibyo tuba tukwereka hano ni kwagombye kujya ubikenana na James urumva mbega mugakora naho ubundi telefone twemo tuvuga ibya telefone njye navuga telefone nyine abantu basigaye bicira ukabura telefone z'abatwaye rega ni ngombwa no mu kazi kuko tuba dukora ni telefone twebwe noneho hariya tuba turi ni telefone gusa shase hariya ngo mutabona abantu muganira basanzwe yego twabwenye yabwiye gari mu nzira kandi kumva bari kuvugana okay nagira se tuba twashye nikaye ni karibu yo ni karibu James no pite se umusore wanjye ikaze karibu kabisa sana amakuru amahoro mumeze neza nawe James umeze neza natwe turaho muzanye se icyo kunywa mvanzanira ku byo kunywa ndabona ndabona byiza Wanu umusirimu agomba gusirimukana natwe kucyo turimo ibaze ko yari yanze kunywa mutarazi ntabwo yanywa umukunzi atarazi ntabwo byamanuka urukundo ntihatari ntabwo byamanuka se pasi nkubwire birene byari oya uretse betse nyine nkubwire James muze neza ariko turakomeye usigaye mumeze nk'abahinde neza imisatsi wayibonye oya ibyo ngibyo ngiye nibyo ngukunda umva ugomba kuba umujene ujyanye n'igihe kigezweho ujyanye mbega ibintu byose nanone rega akazi dukora ari igihe bisaba yuko nyine twisanisha nabyo cyane n'abandi bantu dukorera nubwo hari igihe abantu bamwe na bamwe batabyumva ega kugira ngo ukoze ibyo abantu bumva cyane nta kintu wageraho nta kintu umuntu yageraho kandi burya haba hakenewe impinduka kandi yabwiye ngo barasangira yego ni iby'amata
buriya rero Soso kuburiya nawe hari ukuntu wagira hanyuma bikagira ugahita bigira buriya we ntabwo nyine urasa n'ingoma yego shari cyangwa kabiri ni ukuri akoze ikibazo hari indirimbo ivuga mvuga mubwiye se yadene mu ziteza tupiruse ibise ko twabuze n'umuntu udufasha ngura mwana tumushake dushyire hanze Soso ariko reka mubaze ikibazo wowe uri aho ngaho ikintu bakikuragisha kikubabaje ku mutima n'amadene test gusa ese ibiganiro biri kuvugirwa muri salo wigeze uhanyurwa byakunyuze mu matwi cyangwa uri aho ngaho uri mu madene test uri mu biki abantu bari bategura ubukwe budget bayigeze kure nawe uri muri DNA test Soso umwana iki impapuro ufata icyasu usome yumve yuzuze ikindi musangire mwirinde umwaga mu rugo rwanjye nuko mbega imitima yanyu mbega kukibuka gukora mu ngano cyane kandi burya ijwi dukora ubukwe yarandirimbiye urabyibuka abantu bose barahagarara ngo noneho James nuko utazi nubwo hazaba hari abandi bahanzi njye nzazana gitari yanjye kuzi inganzo ntisaza nzaba we ntabwo isaza niyo burya nyiri inganzo ashaje yigahora bihoraho niyo mpamvu abona inganzo ntabwo isaza kandi James ndagira ngo mfate umwanya wo kugira ngo ushimire ngushimire cyane rwose mbikuye ku mutima warakoze hakoze mwebwe n'ukuri barakoze mwitamo umukobwa wacu abakobwa benshi batuye muri uyu mujyi ugahitamo Soso Imana y'umugisha kandi Soso ndabizi neza ko azakubera umugore mwiza umukobwa mubi se ahubwo wabona he yego abakobwa barahari benshi barahari kandi bajya bavuga yuko beza bavuka buri munsi ariko burya hari umuntu udasimbura none simva mubwire rero njyewe pasi narambiye kubabara narambiye kwicisha umutima wanjye agahinda nimba mbibwiye James akambwira ngo ihangane unyizere rero ngiye nizeye James ndamwizeye ibyo azakora byose ndamwizeye ase uriya bukwe bari gutegura buzabera ikuzimu buzabera mu ijuru nizere ko butazabera hano ku isi niba iri hano ku isi bizagenda bite ese uzakomeza kumwizera no mu gihe azaba yamaze kugera mu rugo n'umugore Soso ntabwo yarekura ese ko rikomeza kwizirika ku bintu mbona neza ko byagusize wowe abantu bari mu bukwe ngo The Ben azaba ahari ngo ninde Bruce Melody ngo azaba ahari ngo Ruti Joel ngo azaba ahari nawe uraho ngaho uri mu madene test abantu bari mu mishinga miremire amamiliyoni 100 wowe uraho ngaho uri mu madene test komeza wizere kuraje ahubwo se James tukiri tukivuga nyine umunsi we mwari mwafashe w'itariki ubukwe buzaberaho birinze gufata imyanzuro myinshi ndavuga ni ubwo muhari noneho reka tuzicare nk'umuryango hanini twicare tubiganireho tubinonosore ariko uretse nuko n'ababyeyi banjye badahari ariko ntacyo icyo twaganiraho ntabwo hari ntabwo bahari ariko icyo twaganiraho ntabwo mperutse kuvugana nawe ariko ndaza kumufata ariko aravuga ngo bagiye mu karuhuko yego bagiye kuruhukamo ubwo natekereje yuko icyo twaganiraho gutya nababwira niyo habaho impinduka zaba ari ntoya n'ubufatanye ugiye kumfasha kugira ngo nyine nawe reka tubereke uko yego nyine imyiteguro imeze neza hano akantu wenda kaba kariyongereyemo nuko papa w'umwana nyine yambwiye na Bruce Melody ubukwe cyane amupropoje ko yabwiye na The Ben n'amasambaza bari buzasohora umugeni masamba ahubwo niyo nawe natekereje na Ruti Joel nawe azaba ahari ariko na The Ben nawe tumaze kuvugana ambwiye ko agiye kureba urumva njye nabigenza gute nyine nese nyine njyewe nta kindi mva James nimba arangiza
kandi nimba atari uwanjye nabwo nta kibazo sibyo asa n'igiki none se mbigire none se ngende mfata umuntu nimba mubwira buri munsi ko mbangamiwe akambwira ati ihangane uceceke bizacamo uragenda ugenza none se ni ikihe kindi kintu utegereje ni ikihe kindi kintu mwiriwe na Demari tumaze kuvugana urumva nunho arambwira ngo agiye kureba amatariki neza ariko twe nitumara gufata amatariki kwemeza iyo ari nibwo nyimubwira kugira ngo azabashe Soso bose bavugana ibyo ni ibintu toto bariya n'abana nakiriye muri Amerika n'abana nakiriye muri Amerika urumva baje bahasanga noneho ngiye wari ukuriye diaspora y'abanyarwanda bari urumva nijye wagombaga kubakira urumva no kugira ngo umusabe service abifata nk'aho ari umubyeyi we ntabwo yabyanga so baza bahari urumva kuba babiriranwa banavugana kenshi ni nk'uko nyine nanjye nabwo mama ndashaka service n'ibindi byoroshye gusa nyine turebe turayishyira mu kwa kangahe turebe aho hantu cyangwa se tuze kubiganira reka ababwira igitekerezo mfite kuba ko rero mubwiye nyine imiteguro yacu imeze ngiye ndumva byagenda akavugisha iwabo yamara kuvugisha iwabo ku buryo batekereza hanyuma akabicarana na Soso bakaganira bakareba amatariki bifuza kuko abantu bari gupanga uko itariki baba bifuza ukavuga ati ibu kubereza ku itariki byanga bikunda rero mutubwire ahubwo iki kintu kivuze wakurebye ni nacyo nabanje gukora kuko badahari nanze kuza ntafite igitekerezo cyabo urumva twebwe twatekereje mu kwa 12 kubera yuko nibwo n'abantu benshi bazaba bavuye hanze baje bahunze ubukonje bwabo nabo tukaborohereza turi mu kwa 11 bivuze ngo ubukwe buzaba mu kundi kwezi ariko ni ibintu byoroshye ahubwo urabizi se nanjye biranyoroheje kuko nari nasabye iminsi mike ku kazi nasubira none nkagenda nkababwira ko nkongera nkasaba undi mwanya uhagije nta kibazo nateguye ese itariki ariko ngiye mfite igitekerezo cy'uwo mwanya kwa kubona cyo amatariki n'ubundi turende kugera mu kwa 11 twashyira amatariki ya nyuma ko kuri 30 azaba ari ku wa gatandatu kwa 10 mu matariki ya mbere oya byose kuri 16 oya hari ahantu rero umva sheri hari abantu benshi baba bafite ibintu byinshi reka bujye mu matariki azazira mabika koresha zo kwa mbere yego oya icyo nakora akizi nahita nsubirayo muri iyi minsi agenda noneho nkahita mbaka iminsi igenda ndumviye tariki yaravuze nta kintu reka mama kubera ko bagiye mu kiruhuko bari ko baravuganye kugira ngo tutanihutisha ibintu tugasanga hari ibintu bipfuye twakora ibintu twitonze tariki 30 byose ko twabiteguye mu mwake tukabyegeza imbere basi nko koresha z'ukwa 10 kuri ebyiri se kuri ebyiri azaba ari ku wa gatandatu naho kuva Soso Soso sheri bawe muri kumwe muzi kuvuga rwose nta kibazo ubwo dufite kuri ebyiri ntabwo twabagora ngo dufite kuri ebyiri ku 9 16 23 azaba ari samu tunahitamo ahubwo si ikintu turareba muri tuzabukora umunsi w'icyo tuzakora iminsi yaho ngene na panze turebe kuwa gatanu kuwa gatandatu na panze iminsi 3 yiko ni ikihe kindi kintu utegereje cy'igitangaza kugira ngo kikwereke ko atari uwawe uri kumva inyuma ni ikihe ubukwe buri ko sare nije nayo sinabikubwiye subize yaho uzabira ikindi kintu utegereje mbasi kintu uzabona yateye nda Soso babana baza kubyara nibuzareka se mva ngubwire sibyo nyine nawe na mpamvu nene ngo ngibye byene nibyo bintu byonyine ushingiye ngiye gukora kako maze iminsi meranye neza na Soso ngiye kujya kureba James ngiye kugenda murebe mubwire ko Soso afite umwana mbere ko murebe si dufite DNA DNA sense ngo father and child none se nimba ari Soso bifite agiye kubikoresha ntabwo wakumva ko Soso arimo arashaka se w'umwana se yayebewe uwo ari we ariko se biramuka ko ari twebwe twabigizemo uruhara kugira ngo ibyo se bintwaye iki nahise urumva ntabaye James uriya mugore uramuzi cyangwa nyina wa Soso uramuzi uriya mugore nawe uri murambo njye reka ngende mbwira ibintu byose James
basi wenda aribwo ubyumve nimba wenda ayanafite gahunda yarimo arashukashuka wenda ngo nturishe wenda leta amureka yumve ko ndi kumubwiza ukuri basi njye nanjye byancanze aho bigeze ubu nta kintu nzi cyo gukora icyo gitekerezo uzanye ni cyiza wenda kuwa gatanu wenda akaba nk'umurenge kuwa gatandatu wenda akaba nka dogite noneho ku cyumweru akaba nyine gusangira abantu nyine ku cyumweru ni nawo munsi w'abahanzi bose aho ngaho mbabwire tuzaturi kumwe nabo kora Bruce Melody ko bareka ku cyumweru ariko baba bafite umwanya mwinshi mama wanjye kubera yuko na Bruce Melody ko bareka ku cyumweru nta kibazo njye ndumva ibyo ngibyo bisa nk'ibihagije ibindi turaza kuganiraho njye nawe ikibazo ko mu kanya muranyemerera mujyane umwanya muri muganira oya ahubwo mu kanya nari ngiye kumutwaramo gakeya yego nyine reka tubaho umwanya hanyuma bivuga nawe nta kibazo ariko wowe ntugire ikibazo sheri uhindure iyo myenda sibyo murakoze cyane wemera nk'uri mu rugo nta kibazo sawa tujye no mu cyumba oya tugume hano ntuguma aho ngaho simba nawe tujye mu cyumba numva nijoro mu cyumba gukora iki kubana mu kigo tujye mu modoka ubwo ahantu ushaka tujye kandi bakunda ino hitegura tugenda ese ko mumubwiye ngo mpindure iyi myenda we yakubangamiye ntabwo mbangamiye ariko wahindura mpindure n'ikibazo urabizi icyo ndagushakiye subize neza nta kintu na kimwe ndagushakiye ariko ibintu twaza gake okay tubimusobanurire tumutabare yego kuvuga tumwereke ibihamya ariko tukiyaranje uburyo bwose bushoboka ibigaragara ko ari twebwe twatanze kuko bigaragaye uriya mugore niba yajya Tanzania niba yajya Kongo turogesha tugapfa niba yakora iki ntabyo nzi ariko icyo yakora cyo ndakizi ko atari cyiza abimenye ko ari jewe na wowe twamenye ntabwo James yakora ntabwo nyine se niga James nawe afite ubuzima bwe gatozi nasi urumva yajya nyine kujya kuvuga ngo Vanilla yarambwiye ahubwo azamukatira gacece ikibazo James izo mbaraga zaza ko mbona nawe yakunze Soso byo gupfa uriya muhungu nawe yamugeze imbere agenda n'ubwanwa kigapfa kigata ubwenge uvuga nabi bika ko mukunda uvuga nabi ikibazo tukatubikora gutyo yego katubikora uko nguko bose baravugana se umukwe wacu mari yadupinze papa ariko biramutunguye mari biramutunguye gahunda afite nibyo bituma tubona komenti nibyo bituma ubwo sexy aravuga ati tubajya tubana no sana aravuga ati n'uwo se uramugana uvuga ati tubana nabo muri Amerika